Suhuje cyane mwebwe dukomeje kubana kuri YouTube channel ya Mazalex, kora subscribe nimba utarabikoze kandi nuza kubona ikiganiro kigenze neza uze gukora kuri like, ukore kuri share kuri bagenzi bawe uzi bamayininze ifaranga rya doge nk'uko rizajya ku isoko ejo kugira ngo nibura mube muri tayari. Muri aka kanya ngiye kukwereka uko wareba ko doge zawe zageze kuri exchange yawe nimba warabikurije muri OKX. Ni ukuvuga rero abantu bakomeje kubimbaza bati twebwe turi kureba tukabura doge zacu, dufashe tubone doge zacu. Reka rero mbere kuko bigenda. Ni ukuvuga ngo ukanda kuri OKX yawe igafunguka. OKX ishobora gufunguka ugasanga wenda uhise ujya kuri wallet cyangwa se kuri exchange. Ni ukuvuga ngo kano kantu kaba gasa umweru niko urimo. Kanze mpindura urumuri kugira ngo mubibone neza, kenshi buriya igihe utari kubibona neza. Ubu noneho ni ukuvuga ngo kanze nongere nkwereke bushyashya. Ni ukuvuga ngo uri kubona kano kantu k'umweru, aka ngaka gasa umweru cyane kakwereka aho uri. Ubu uri kuri exchange, naho uje hano waba uje kuri wallet. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo ugeze gutya ukora kuri wallet, wagira gutya ugakora kuri exchange. Ubu ngubu ningira gutya mbanje kuri wallet, nagira gutya urabona hariya mba ngiye muri wallet, wallet isa umweru. Reka ngaruke muri exchange. Ubwo ngarutse kuri exchange rero, iyo ushaka kugira ngo urebe docs zawe urabanza ukamakinga sure rero ko uri hano kuri exchange. Wamara kubona ko uri hano kuri exchange, ikindi kintu cyari kigiye gukurikiraho ni ikintu kimwe cyonyine kandi kitagoye. Ikintu uhita ukurikizaho ureba hano hasi mu inguni, hano handitse assets. Aha ngaha rwose niho uhita uza rero ugakanda. Iyo uhakanze bahita bakwereka ibintu ufiteho. Urabona hari igihe uzasanga, reka nkwereke neza, hari igihe usanga hano hantu kw'aka kantu kanditseho ngo hide small assets kavivuye gutyo ugasanga ibintu byawe nturi kubibona. Nuza gusanga kano kantu rero nkweretse kavivuye, dore ni aka ngaka, iyi vi uyikuremo. Iyo uyikuyemo uba ukoze unhide cyangwa se uhishuye bimwe byari bihishe. Ubwo rero uhita usikororinga ukazamura ukagenda ureba ibintu ufiteho. Nk'ubu ngiye nk'ibi nibyo mfiteho nyine biri aho. Urabona ibi byose nibyo mfiteho. Reka nkomeze nzamuke ngere kuri docs. Docs uraza kuzisanga hasi. Nk'ubu urabona ko docs ngizi, izi nizo docs mfite. Ku bw'amahirwe banaziduhaye zose, niyo mahirwe. Ubwo rero mube tayari ejo ndabereka uko zicuruzwa. Ejo uzankurikirane nzahita nkwereka uko tuzicuruza. Reka nze nkwereke gatoya, ushaka kureba wenda ngo ese ubu doge ihagaze gute. Hari abantu bari kubabwira amakuru ngo ihagaze gute, abo bose barabashuka. Nta muntu n'umwe uzi igiciro cya dogs. Ngira ngo urabona ko hano hasi kuri USDT hariho 0. Ni ukuvuga ngo igiciro cya doge nta muntu n'umwe ukizi. Nta muntu n'umwe ukizi. Mutegereze ejo ba nyiri umushinga bashyireho ifaranga ku itariki 26 z'uku kwezi kwa munani, bashyireho igiciro tumenye amafaranga doge imwe ihagaze. Ubu ngubu uri kukubwira wese ari kukubeshya, igiciro kimenyekana twese ari nka surprise. Hari igihe wizera ibintu bihambaye bikarangira ubuze na duke, hakabona igihe wizera utuntu duke ukabona ibihambaye. Gusa ubwo aho kuba ari we wizerera ni wowe uhazi, wakizerera mu ruhande rutagira ingaruka cyane. Noneho nk'ubu ngubu ngerageje kubereka gakeya, iyo uje hano hantu handitse discover, uba ugiye kureba wenda igiciro ihagazeho kuri prediction, kuri presale ihagaze ite. Kanze mbikwereke. Ubwo nakanze kuri discover. Iyo nkanze kuri discover rero hano wenda bahita banyereka bino bintu favorites. Ubu niho ndi, usunika ujyana hirya, urasunika gutya ugasunika. Urabona hano hari ibisanzwe, uri kuri all. Noneho iyo urangije rero wowe uhita ureba kuri markets. Urabona ko nkanze kuri markets. Iyi market niyo nkanzeho. Mwihangane hari kuza message bwinshi, ariko iyi market niyo nakanzeho.
none iyo ukanze kuri market wibuke ko twari turi hano kuri discover aha hasi, wowe uhita ureba hano hirya, aha urabona hari spot, hari futures, hari na pre-market, wowe uza hano kuri iyi bita pre-market ukaba ariyo ukandaho. Nidukanda kuri pre-market turareba nyine iziri ku isoko, urabona nyine iziri muri pre-market yanamanutse cyane dogs muri prediction yayo. Urabona kuri pre-market rero hariho Hamster ihagaze 0.18 by'idolari n'izi dogs, ariko ibi ni byose nabyo ntabwo bivuze ko ari cyo giciro, gusa ibi ni muri pre-market nyine. Pre-market ni uburyo ifaranga rijya ku isoko cyangwa se risa nkaho bagaragaza igiciro ritararocingwa. Ubwo rero urabona noneho dogs uko ihagaze, ihagaze 3.29, ariko ibi ntibivuze ko aricyo giciro izaba ihagaze hejuru. Tuzatungurwa, amafaranga ashobora kuzaba ari munsi yaya cyangwa ari hejuru yayo. Gusa nakweretse uko ureba izo ufite, ubwo nuzibonaho ibindi ni ugutegereza ejo nkazakwereka uko uzigurisha mu gihe zizaba zikugezeho. Noneho ikindi nk'ubu ngubu tugiye kureba amasaha isigaje, ukanda n'ubundi hano kuri OKX, ubwo ni home, urabona hano hasi nyine ni kuri home, urahakanda. Iyo ukanze kuri home urazamuka kugira ngo ubone dogs, ngira ngo urabona ko ari ngiyi ndi kuyibona hano, dog izaba listed nyine. Ni ukuvuga ngo ino dog ndi kubona izaba listed rero, barimo baratwereka ko isigaje amasaha 18. Muri iki gihe nkoze video isigaje amasaha 18. Ubwo igiciro kizaba kiri hano rero ejo. Ibi mbibonye, urabona hano ndi nagarutse kuri home, noneho njya muri new, new niho uhita ubibona, utari buze kujya ahandi ukabibura. Ni ukuvuga ngo aya masaha 18 nashira uzababe hafi, igiciro bazahita bagishyiraho. Uzanarebe kandi ko OKX yawe iri updated, ubundi uhita utangira ucuruza amafaranga yawe, cyangwa se nanjye nzahita nkwereka video y'uko ncuruje nawe ubikore. Sawa rero, ndabakunda cyane, ayo niyo makuru y'ingenzi ahari. Reba docs zawe kandi umakinge sure ko ejo uzakurikirana ugacuruza. Ndabakunda cyane.